Yo, this your boy Galas cha umwana w'umuntu harahiye koko. Turi kumwe na papa Gaston, papa Tereziya wa Yesu, papa Rudoviko, papa Ilunga n'ayandi. Nishimiye kubana nawe ariko uyu munsi ndashaka ko duhera Gaston mu bwana bwe. Gaston yavukiye hehe? Usibye kuvuga ngo muri Kongo, agace neza wavukiyemo aho wigiye amasomo ya primaire kugeza uyu munsi muri Kenya, duha incamake. Sinzi ko zofata umunsi umwe. Okay, kwivugaho ndivuga ndu munyamurenge. Nitwa Munezero Gaston Ilunga. Urongerejwe gato? Mazina asanzwe nitwa Munezero Gaston Ilunga. Mu yakazi nitwa Rudoviko. Hari irindi rigiye kuza soon. Aho ngikorera radio nitwaga Kamiri. Agenda aza bitewe n'icyo mbaye nkora. Ubundi wanyita MC nuko. Abandi babaza banyita MC, sinzi amenye impamvu. Ndu musita navukiye mu bidegu, mu minembwe. Nize muri Kongo primaire y'Irundu. Nigiye amandi mashuri mu Rwanda. Ayandi mashuri y'ubuzima nayigiye hano muri Kenya. Yego. Nimba atari ibanga Gaston cyangwa Tereziya wa Yesu abantu bazi, waba waragarukiye he kubijyanye n'amashuri? Nagarukiye nka twagarukiye mu cyiciro cya kabiri cya Okay, turacyanakomeje by the way. Yeah. Nacumbikishirije muri kaminuza. Narayimaze. Nari ntangiye ikindi cyiciro hano haba akavuyo mu mufuko. Tibyakunda ariko turabiteganya. Cyari bincanye nayivuze ati Kenya ko nta kavuyo kigeze kabamo ku mutekano muke niki kabaye mu mufuko wanje. Urakoze umuntu wo karangiza wo kamara. Notega amaboko ngamukubitira amaboko. Wamara ugasubira ku murongo. Asubira nkagira ubwenge, ngacyaza ubwenge. Yego. Murakoze cyane Gaston. Hanyuma Gaston tumuzi nk'umu actor cyangwa se umukinyi wa filime, nubwo sometimes nanone ukora uMC, abantu barabiza amakwe yose ni wewe mu MC hano muri Kenya. Hehe, ariko ahanini tukuzi cyane nk'umuntu ukina film. Gukina filime wabitangiye ryari? Gara iki kiganiro reke tubohoke. Ureke tubohoke tuvuge kabisa, umuntu atayivuga uko ari, noneho abantu bazonyomoreze kuri media. Filime sindi umuhanga wayo, ariko ndi umuhanga mu kuyikunda kandi no kubiharanira, kandi n'ubu ndakomeje. Filime nayitangiye mu Rwanda muri kaminuza. Hari filime yitwa sinzanibuka y'umuhungu witwa Scott yari yaratujanyemo y'ibintu by'izogajuru ngo bihanuka ku isi bikagonga abantu bikica abantu. None ba disaster what ibintu ngibyo takikibuka. Ariko cyo gihe nari mu ba main characters kuko ndibuka umuhungu wari uwo twitaga niba ari aje twitaga Debande. Ningaje wari cyegera kiyo. Asase muri Kongo. Yego. No kuvuga ngo nabaga ndi muri ruhande. Je sinagombaga gupfa mu minota ya nyuma. Niho natangiriye filime. Okay. Iyo ni filime by profession. Ariko nanone amasketch narayakoraga ku mashuri, nigeze gukompetangira ku rwego rw'umujyi wa Kigali niga masters mu kane secondaire. N'indirimbo naragerageza nigeze kuri ibindirimbo yatije igihano nsimbura gifunga, ariko baza kumbuza ngo ntajwi kabisa ntajyo. Aho wari wayoze kabisa? Oya sinari nayoze, umuntu azayaza hayo buha ugenda nari kurwangatora inzira. Burya umuntu utagiye nti yoyo, burya n'umuntu wayobye sinzi ukuntu nabikubwira. No kuvuga ngo reka mbonera mvuga iryo jambo ni kote yanje ngira. Burya iyo umuntu yayobye abahaye agenda, ariko iyo umuntu yamenye ko yayobye, iyo umuntu yamenye ko yayobye kuvuga ngo abagiye gutora inzira. Ariko iyo umuntu atamenye ko yayobye ni uwa wayobye. Urumva ko ntari nayo ntabwo ari wayobye, ari gutinduka bitora. Hanyuma Gaston uri mugari cyane, ariko ngiye gusimbuka twite tuza hano Nairobi kuri uyu munsi, sibyo? Ivyiriye ntibo bishoboka. Ni byinshi cyane ntitwabivamo. Hano Nairobi hari filime iri gutrendinga ya Rudoviko. Rudoviko ndagira ngo muri ira filime ni wewe
Ludovico ni izina ryanje muri filime. Aha, hanyuma channel icaho iyo filme yitwa Tereziya wa Yesu. Abantu gusa ari amazina y'abantu ari channel niyo abantu. Tereziya wa Yesu si wewe? Tereziya wa Yesu ni channel, ni company. Aho yariko twe tuzi ko ari iryo zina. Ni abantu barakwitirira kuko kandi izina Tereziya ryaje mbere ya channel. Bivuze ko channel ni ya Gaston. Hari hatarazaho wa Yesu. Hari hatarazaho channel, hatarazaho wa Yesu, hatarazaho radio and TV. Urumva ibintu meze byiyongereyeho. Yarahindutse. Okay, utumye uhagaritse ikibazo cyane ariko narenge kukubaza ati iriya projet yaba ari yande bitewe nuko ahanini bigarukamo amazina yawe. Projet ni yacu. We nandi n'abafatanya bikorwa cyangwa n'abandi. Murakoze cyane. Uri gusubiza kinyamwuga ntushaka ko twinjira indani cyane. Hanyuma Gaston mu bundi buzima busanzwe uri umupapa, uri umusore bimeze bite? N'ubu bwanwa n'inkuru n'umugabo niwumva ruguru bazovuge ngo nanyuze ku kinyamakuru Galas Music ndi Ngarama Kirambi. Okay, by the way ndi umugabo ndubatse mfite abana babiri n'umudamu umwe. Ndi umupapa. Umugabo nyine ubona ukamiye n'abandi. Murakoze cyane. Rero Gaston ako karagaciyemo kwa kugira ngo abantu bamenye uwo turi kuvugana. Ariko tugiye mu kiganiro nyaco. Icyo kiganiro rero hari irushanwa riri kuba ryitwa Mulenge Talent Award. Iryo rushanwa ryateguwe n'abantu baherereye muri Amerika aribo Umurage TV bafatikanyije na Regen da Promoter abantu baramuzi. Iryo rushanwa wagaragayemo uri mu cyiciro cy'umwaka w'umwaka. Ariko nyuma abantu bajya gutora bakabura izina rya Gaston. Ese bitangira kuvugwa ko wasezeye. Ndashaka ko mbere ya byose ubanza kubyivugira n'akanwa irushanwa cyangwa Okay, uyisunyishiza ko mu gihimba cy'ikiganiro irushanwa koko ryabayeho kandi mu by'ukuri ni byiza. Kandi ukuri Oze uriya Umurage TV jewe ndamukunda cyane no mu kiganiro nakoranye na Mulenge Kivu Time naranabivuze ndabisindagira. Ni igitangazamakuru cyagiye kidufasha mu bitangazamakuru bibiri byagiye bituzamura abahanzi n'abandi bikorera. Hari BMC hakaba na Oze cyangwa se Umurage TV. Umurage ni wa muntu ugenda atora abana batangiye ibitambambuga akabifasha akabiyankadara akabaha courage cyo kimwe natwe uko yatugenjeje. Twakoranye ibiganiro baratuzamura aratumenyekanisha. Noneho agize ila excellent cyangwa se kiriya gitekerezo cy'inyamibwa cyo gukoresha amarushanwa. Twabonye ko kije kuba igisubizo cyo gutinyura abantu no gutera gashyare abandi cyangwa kanyabugabo na courage abandi baje kugira gute bahaye baza munsi y'abatangiye. Haba mu muziki haba mu bitangaza rwose the content ni perfect. Ariko imitegurire yabaye puwa cyangwa se yaracumbagiye. Uti kubera iki? Mbere ku cyo waruvuze cyo kuvuga ngo muri publicité ndagaragara Ludovico akagaragaramo n'umukinyi wo muri Tereziya nyamwiza. Ariko urebye nawe uri umuntu uzi iby'amacano ufite channel ufite ureba abantu turi kumwe ugasanga baratuvanga-vanze ku buryo mutokompeta n'abantu mudahuje. Ndeka mbivuge neruye tajimije ndi n'umusizi ndi tutarava nozimiza ntiwumve akumva abasizi bataza basiganuza. Ni ukuvuga ngo cyo nshaka kuvuga bakoze amatsinda 6 bibagirwa ko badushira mu itsinda ry'aba actor. Turangije tubonamo bazanyemo n'abakomedi. Mu by'ukuri abakomediye n'impano ishobora kurusha n'umu actor popularité cyangwa se n'ubushobozi bitewe n'icyo abantu public ikunze. Ariko iri totalement différent na acting ya movie.
nawe urabyemera movie na comedy ni two things different so kuvuga ngo ufate umukinyi wikinira filime ufate n'umukomedi wikinira komedi ubahuze ngo bakompete je mbifata ari nko gufata umukinyi wa football cyangwa akabumbu k'amaguru ukamuhuza n'uwakabumbu k'amaboko ariyo volleyball ngo barebe umukinyi w'umwaka ico gihe ivyo bintu tweri urumva bishoboka ahubwo jewe nabagiriye inama mvugana n'abakomedi nabwe babazanye mu itsinda ritari ijyanye murabakita barabwa ati nukuri nti turabakita ariko kubera badushize hari reka dufe gukomeza twebwe turabakomedi haba harabayeho best comedian best actor wa movie ndetse ntabwo hobaho best actor hatabayeho best movie of the year filime y'umwaka indirimbo y'umwaka kubera iki bitabaho nukuvuga ngo wabuntoye ka GASTON k'izina k'umukinnyi ariko utetse no kompeta na kanyamukwego ndumuwaka itari umukomedi kuko ikindi ntamenye nico babezizeho criteria z'uwo mu best actor kuko niba barashizeho criteria kanyamukwego ntiyari kuza mu actor kuko ntiyakitinze movie yakitinze comedy ambabare navuze ngo reka nkoresha iwe harimo n'abandi iwe n'inshuti yanjye ariko nawe arazumva yanyandika message arambwira nawe yarakreminze ariko baramukonvenka no kuvuga ngo tureba ese uyu mu actor best actor ni zihe content yazanye script ya movie ye yamuzamuye nihe yakinye neza acting yitwaye neza wenda mu deliveringa message yitwaye neza muri action uziko film igira ibice byinshi actor agira ibice byinshi agomba kuba yafiringa tukavuga ngo ni mu best actor tuza tubibona dukurikirana ibinyamakuru n'ibintu tunabamo twasoma urumva ukavuga ngo wenda Jackie Chan yasimvye inzu abo mukinyi mwiza w'umwaka gutinyuka aho abandi batinya cyangwe ivyo yakoresheje yahanganye n'intare mu ishyamba baratinyutse bakoresha ubushobozi rero n'umwakita mwiza ntagoye iyo ibintu nk'ibyo niba izo kritere batarazigendeyeho icyo rero twagashobora kukihanganira ikindi hariya abafana ntiboje kubabwira ngo babiteguye nabi kuko turahatakariza niba kompeta n'umukomedi wenda afite komedi irihuta cyane hari udushoti bakora tukiruka ariko twebwe ntidukora ikintu kiri shoti kubera ko gitinda kugenda ari filime nzima tukagira aba viewers cyangwa se abafana bake sivuga ngo bake bangana nuko kigenda ariko niba nkoze agakomedi gato k'isegonda zingahe kakagera mu Rwanda wa muntu uraza hano mu irushanwa azareba wa wundi azabona kandi jewe filime yanje nikina neza ndumu actor mwiza gusa nuko hari abatarayireba kandi kritere ntiyakagombye kuba ari abatora gusa kritere ntiyakagombye kuba ari abatora gusa hari kuza kuba nababajije ibindi hirya yo gutora hakaba hari izindi tuze uretse no kuvuga ngo baduhujije n'indi gategori noneho niyo bazana kutugira abakit kwacu n'abakomedian kwabo hagomba kubaho izindi kritere utavuga gusa ese bantowe bampamagaye mu irushanwa bahamagara Nyamwiza basigira ikimbazi birego na Nyamasoso na Nyaruhanga na Nzitonda na Minadabu niki bashije twebwe twabarushije iki jewe nziko baza hari nziko bandusha we ndi director oya nanje hari ahantu naciye baravuga ngo byibuze umuntu utari gusigara ngo ni mpazi birego ngo iriya filime ya Rudoviko ngo yakitinzemo neza cyane ari mu bantu batumye filime babwere badusobanura impamvu bari bampamagaye icyo nari narushije mpazi birego cyangwe Nyamasoso cyangwe n'undi wese bambazi babwira icyo nari narushije hari undi umudamu wa muri Amerika ukina filime nziza cyane zazikurikira yitwa n'inshuti yanjye cyane tuganira hari na movie nagombaga kubandikira ntiturabirangiza ndashaka kuvuga izina rye kugira ngo nabazumvikane hano Iriza Chantal yagombaga kuza ndetse bagakora n'abactress beza kugira ngo tuzamurire agenda y'abakobwa abakobwa bakabashira ku ruhande zirahari n'izindi filime nyamurenge sizi impamvu bazibuze bakavuga ngo nitwe twenyine oya titwebwe siko tubyemera Abudara sindamubona se zambona kina filime
wenda yobyivugira wenyine Fazari hareba Iriza hariho n'abandi bakinye amafilime abo nabo bagahombyaga kuzamo uretse no kuvuga ngo nubwo bakinyimwe cyangwa zingahe kugira ngo nabo tuba promoting ni gitsina gore durashaka ko batinyura abandi cyane avuguza nyamwiza ngo compete n'abahungu oga sinacyo cyatumye avamo akompete n'umukomedi wari wabona nyamwiza akora urwenya wari wabona acting ize n'urwenya ariko izakanya mu kwego ndaguca mu ijambo ho gatoya wavuze ngo bahuje abakomediye n'abaacteur bamu none se iyo umukomediye we akora uramba ufite experience mu bya filime ngende umuhanzi urabizi iyo umukomediye we akora ntago aba ari ku actinga asetsa atari ku actinga none iyo umukinyi wa futa ari gupiga n'uwa vore ntibaba bari gupiga baba bari gupiga noneho bari kuvuga ngo best actor wa comedy none reka nkubwira aho bifira reka nkumara amashaka aho bifira nuko wabivuga ubizi uko umukomediye kiriteri umukomediye akoresha mu kwakitinga cyangwa kumurondora ziratandukanye nuko wondondora sibyo ushobora gusanga inkoko hano nkamanyise ngamatangira ngase ndije nyine iyo ni comedy ariko actor agira ibyo agenderaho urashobora no kwakitinga muri movie ukakitingamo comedy hari role tuzaduha umuntu yo kwakitingamo bukomedi ariko ibindi totalement different kandi ko no gusubiza abantu bakinyuma tugiyemo tukemera ngo tuvange nabakanye mu kwego dukombete tukaba tuvuga ngo industry y'abanyamurenge nta movie zogera n'ugwenye tuba tuyisugwenye reka ngo usaba akantu gato iyo ukurikiye mu turakino jewe no izaki n'ugwenye yo mpaye nemsinga kandi kujya kugwenya ndarose no gusesa hano ukambura ibirata se ukwihaye ndabizi ariko iyo ndi muri movie wari wabona setsa abantu ntabwo nakitinga comedy nakitinga movie tanga isomo kakora reka funde kidogo tu mugani w'abaswahili n'ibintu uracyabibona ni ukuvuga ngo ntibashobora kuba bataradusobanukiwe cyangwa twebwe tutarabasobanukiwe uko bashaka hariho mugani wakanye mu kwego ngo habayeho kumirana hariho kutumvana habaye abatarumvishije abandi neza abatarerewe abandi neza kandi si nukuri simba critique igitekerezo Mulenge Talent Award ndayishigikiye nzoyishigikiye kabazo nsigaza inyuma habe n'ubunyine niyo bombwira ngo ntangemo shoremo ndakambura mama no shoramo kandi nukuri kw'Imana ni nziza izigihe ni ikintu kije guhembura no gutinyura vraiment hongera oze hongera nabari kubitegura ariko please ikindi cyanyuma wenda nshake tubiveho kuko sindi kubasenya sindi kubambika ubusa sindi kuvuga ko batazi gutegura hakagombye kuhamagagwa abantu wahusika mugani w'abaswahili ababijeje tugahurizwa hamwe twaba tugiye mu marushanwa murumva aho ugenderwa kuziye kiriteri hotogwiki ndabizi ko byakozwe ariko kuba byarakozwe banyiri bwite batarabimenye ndabizi namwe nuko gusa nyine mwisanzaho mugomba kuba muri iyo biza kubagendekera gucye mu mwari baje kuri iki kibazo nukuvuga ngo abaraduhamagaye bakatuba tugiye kwashira mu makompiyuta abafite cyangwa bagacisha n'itangano abantu bose bafite ibihangano babipresente bakabipresenta ya komisiyo nimara ikora amajonjo ukamenya ngo naradepoje naradepoje kandidatire y'ikinyamakuru canje naradepoje noneho tukigira hamwe uko bizokorwa ni nako kuza ni ngimba turabukungu ariko iyo bikorwa n'abantiriya bakaduturaho ibintu ngo niho usanga rero hari mirimo urakoze cyane aho hantu harasobanuye ariko nturahanoza bitewe nuko nanjye nayo mfite kukubaza oya umva nkubwiye nayo mfite kukubaza hirya yuko babashize muri kategori mutashimye kategori mwumva ko babahuje n'abakomediye sore gato nanjye itonde badushize muri kategori yacu y'abakita ahubwo batuzaniramo abandi bataha okay no hirya yuko ari icyo wanenze mu mitegurire y'irushanwa ikindi kintu ubona kitagenze neza ni kihe ukivi muzika bisa kuko iki kiganiro tugikoreye kugira ngo ubutaha bizagende neza kuko turi muri bamwe bifuza ko industry y'abanyamurenge izamuka hari amatimu yasizwe kandi yagombaga habe niyo je bari kunsiga gasco so kwiyemera Tereziya wa Yesu okay nari kwibaza ariko kuko tumaze so kwiyemera tumaze kugira nkizina kuntu mu bantu
ariko tukareba na babandi batoya bagitangira nibo baza bakunda ngo baje mu marushanwa wenda ni nabo bakitinga kuturusha nuko tutabageraho buri giza gituma ubu umusitari we garazo nitangaza makuru rifitemo 70% cyane ibindi bisigaye ni imbaraga zawe ariko itangaza makuru ushaka kukwica bikakuzima urabizi wabigerageje kera hari wabigerageje ariko itangaza makuru rira kwita washoyemo ingufu cyane natwe rero nkiri rushanwa nitangaza makuru kuko dore kera mwampamagaye nabonye hari Bortopra bakoze ikiganiro ni ya Bortopra bakoze kuri Sultan TV kuri Sultan TV ibyo ni ibinyamakuru tureba pere kuri bara bashatse iriya present worship ninze chance and ben nkareba Bortopra nkareba uyu muhungu waha wari umuvuzemo Sultan nkareba BMC kugira ngo ndebe ko hari gisha cyaje atari ishari ahubwo kishima mana ushimwe ko hari ikintu cyiyongera kuko iyo uri kinege uri ikintu cy'igitesi kiraho ukora uko ushaka ni nka monopole ariko iyo muri benshi muzamuka mukagira platform mukazamurana kuko ejo no kwakitinga muri Ludovico ejo nkakitinga handi ejo nkakitinga muri BMC ugasanga hariho muvema nyine natwe tugiye kugira platform nk'izabandi izina umunyamurenge muri entertainment abo bana rero nibi bagaragaje n'utuntu duto hariho abandi bana bigitengera bitwa papa legend kubera n'abanyagwenye kuki batajemo kuki batatubwira kiriteri bagende ngo babe bazabana ahubwo nanjye nkunganiyeho gato Okay, sinarinzi ibintu cyane bya movie byitandukaniro ya movie na comedy. Ariko urabisobanuye ngira igitekerezo. No kuvuga ngo byari bikwiriye ko bahuza byibuze bakanyamukwego ba Rusaku na ba Papa Legend nuri bari abo mu Amerika oya bayiriza ni movie sorry. Bayirize turi kumwe. Bari abarimo menya nawe wati ntago ari menya. Bari abarimo tu. Uravuga abandi. Nundi harimo umutipe usarire nawe bamuseveni nabone comedy ni comedy nabonye barimo no abo bagagira niba shaki babite best actor ariko ba comedian sibyo no movie best actor nabwo batoranye ama movie kuko filime dukina ubuzima bw'abantu ariko ba comedian bakora stand up comedy yanasekerezaho icyo atigeze ashana kwikora gutya kuzuru gutya ukamuseka kandi akabarasekeje iyo se ni filime ubwo n'ubwa acteur simpambi fobya ni byiza muri domaine yabyo ni byiza reka guseka man Turega umukomedi ndumukomedi ariko sinabigize profession ni ukuri kw'Imana ndumukomedi hari na comedy nakinye udakina hari nakinye nakanyemukwego none se babayebo ko bazi kusetsa Ludovico bashaka kuba baragize confusion ariko nanone ibyo nkora sinzi ibyo gabashingiye uzi gute ko batakunominye nk'umukomedi kuko navyo urabikora oya uvuze ko ndiyo reka mbyemere ko banomye nk'umukomedi aho bamare bazana acting gute ngo abakita reba gaho byapfiriye iyo nza kwisanga muri comedy wenda nari kuvuga tubashingiye kuri za comedy zanjye hanyuma abantu urabizi ko tubariza abantu baza kukwandikira muri comment cyangwa baza kuvuga ati Ludovico bishobora kuba yatinye bano bana kuko bazamuka kuko uri mu legend pe uri mu bantu mu banyamurenge batangiye movie njewe niwe we namenye mbere tutaranamenyana nje ntaramenyekana narinzi Tereziya wa Yesu narinzi Ludovico ntuze GASTON ko ari we muntu ukina ibintu by'amamuvi ariko hari uburyo abana bazamuka imbaraga nkuko kanyamukwego tumumenye muri uyu mwaka wa 2020 none se hagize abantu bitokeza bakavuga ko waba watinye ko yakurusha amajwi wabitekereza gute kanyamukwego kandi tudakora ibintu bimwe kubera andusha muri acting nakuvuga muri acting intandusha kuko ntarakora acting ya movie naje sindakora ntabwo twakompesi ya comedy none yo ndusha gute ni ibintu incomparable ikindi niyo hoza undusha no kwemera kubera ikiseje jewe se I made to be a good artist jewe ukiri mu nzira ukiri mu bisi utaranamenya ibifa nibikira niyo hazoza abana I surrender sindi gitangaza hariho ba Sarusi ni watangiye filime yasanze akora filime hano filime kabisa byamuze nk'umunyamakuru gusa ni ngaho yabiretse yabaye abiretse aja hari ukuntu naje ni kumwera kubera ari umukomedi ndabireka iyo profession sinayikurikira acting umva nkubwire reka iyi sije tuyihagarikiraho
mu by'ukuri njyewe ikintu wasobanuye ndabyumva umuntu wese ushaka kumva arumva ko ikibazo cyabaye guhuza abactor ba movie n'abakomedie niba shake nawe babe abactor ariko n'aba comedy icyo kirumvikana. Ese garareka kubaza kandi kantu kamwe wofata imodoka wenda ntidushake tureke kubyita ko wongeye kuvuga iby'amafaranga ngo bihenze wenda ni muri kiriteri ugafata budget ingana n'ibihumbi 300 ugafata abantu 40 ukaja gukora filime ku buryo acting imwe y'umuntu umwe izo gutwara n'amafaranga ibihumbi 5 tuvuge ku rugero kugira ngo uwo muntu akore acting iri kuri standard jewe muzogende murebe televiziyo yitwa Maisha Magic TV movie yitwa Me Impress ntabwo wambonye na actingamo iri hano muri Kenya ni filime ikunzwe irimo ba Serena ubu urambwira ngo ubwo ngubwo uranzana competence n'umukomedie ivyo bintu birahuye waruvuze ngo hariho hariho abakomedie bari ku rwego rurenze n'abacteur mbese urwego mvuga si ubwo competa bafite amafaranga barakunzwe bafite na content urugero Eric Monde newe narimvuze ni umuntu ukunzwe hano muri Kenya ariko ntiwo muzanaho ngo mukompare na Lupita Nyong'o cyangwa n'undi mu acteur afite ukwiwa kunzwe muri ya career na Lupita Nyong'o afite ukwiwa kunzwe ku buryo muri movie uzoza kunshaka ari hagutorera akaza gushaka Gaston azontora kandi ari n'umufana wande wakanyamukwego kuko ni ibintu bibiri bitandukanye azamara kureba akanyamukwego amaze kumusetsa akaja kuri movie ngo afate inama runaka noneho ivyo bintu biragoye cyane kumufana wacu twembi baduteranyije bari kuduteranya na kanyamukwego cyangwa n'undi mu acteur wa comedy kuko yankundaga muri movie agakunda kanyamukwego muri comedy sasa baramucanze hari wamwe ngo ndaburontora nondeka ariko nibashira hamwe n'undi mu acteur baravuga ati ya filime ni yakoze igitangaza yavuze neza hari ahantu yarashumu bitamukunda cyangwa ari inama yitangiye abandi ariko iyo acting sinza ako tiwohuza Lupita Nyong'o ngo umuhuze na Eric Monde ibyo byuvuze nanjye hari ahantu nabyumvishije cyane ikindi uzambabarire kubivuga kuko tutabivuze twaba turi kwica nta mutima mubi tiwotegura irushanwa urumara nawe Umurage TV wateguye kandi simpaye ingwanya iyi nabivuze bagombaga gushaka abandi babitegura none bakaja pare cyangwa ibo bakareka kujamo bashizemo abanyamakuru babiri ibindi binyamakuru bisize ndamuri impamvu mvuza ko ngako sinzi wenda uzokoresha uze nawe ikiganiro uzomubaza sinjaka kubyinjiramo hari ukuntu ibo batiyumva uko nguko je mpaye mzumva noko sinzi ariko niba batarabasize niba nabo bojamwo bakaba barabasize batabagishije inama batababajije ni ikosa naryo kuko nabanyamakuru kabisa bakorera ama live n'abantu bakomeye simvuze ko bakomeye kurusha abandi ariko umusaruro na kiriteri ndabona bazujuje keka babeho baranze cyangwa ko kandi uvuze nzize muri quotation mark kabe kariho muzokambaza mwagasobanuje Gaston urakoze cyane reka ducumbikire hano ntitwarangiza tizoshira titwobimara ese ubutaha nibagitegura bakagushiramo bakosoye ibyo wifuza uzasubiramo niko kwiruka kandi nanonzo bafite ibikorwa bingana niri yatanzwe ugiye gukora cyane kugira ngo uzajemo n'ubu nyine ndi hano gara nakubiye ko tuza gukorana ikiganiro wantumiye ariko hari n'indi gahunda umugabo utazagenzwa na kamwe hari gahunda yacu ya movie turi gukurikirana n'igiye gusohoka iyo movie nakagombye kuyikubazaho nuko uhawiruka cyane ariko tubwireho gatoya hari movie mwakoze ivuga ko mugiye gukina ku buzima nyabwo bw'imibereho yiri iwacu abantu barayitegereza bayitegerezanya amatsiko amezi ntabaye nka 3 nukuri ndabaza sabe bafana bacu imbabazi n'ubu nazindukiye ku rubuga rw'abafana vraiment bayishuje baratuye ati turarambiwe mushonje muhishiwe burya uzongaye guhera tuzangaye gutinda natwe sitwe byaturuse